إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بالإحسان إلى يوم الدين. ishimwe ikuzo icyubahiro ni bya Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bisesekare kwazozereje intumwa n'abanuzi Muhammadi we nabiwe abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikiza kugeza ku munsi w'ibihembo. Allahumma amin. Abanyarwandakazi, inshuti bavandimwe, cyane cyane abayisilamukazi, cyane abasheikh bo mu Rwanda, mwitegereze iki gitabo ni Qur'an. Iki gitabo Qur'an ni igitabo kidashidikanywaho. Dhalika alkitabu la raiba fihi huda lilmuttaqin. Iki gitabo ni igitabo kidashidikanywaho, kikaba umuyoboro ku batinya Allah subhanahu wa ta'ala. Iki gitabo rero ntabwo ari agatobero nk'agatumba k'imbwa. Ndagira ngo mbabwize ukuri nyako kuzira ingingiri. Abasheikh mu Rwanda, FPR mu Rwanda yaraje ikorompa abantu bose, ifata abantu bose, maze yivanga muri byose, yivanga no mu madini, ijya gutanya amadini, ijya gutandukanya amadini, kandi nyamara ubwo iyo yirata ibivuga ko ngo itegeko nshinga ryayo rivuga ko, cyangwa se no mu ntego zayo 8 ni ukubumbatira ubumwe bw'abanyarwanda. Ariko yaraje itanya abanyarwanda, ntiyerekera aho ngaho, ijya no gutanya amadini, ijya no gutanya abari mu idini. Icyo ni ikibazo gikomeye mu by'ukuri. Alhamdulillah, nubwo tuzagaruka ku matora, ariko numvishe ejo bundi baratoye mu Rwanda nko ikinamico nyine, ni ikinamico nk'andi makinamico yose muzi aba mu Rwanda. Mu Rwanda haba amakinamico anyuranye, ku buryo nyine amakinamico y'amatora yo aramenyerewe. Rero n'ubwa mbere byibuze ubundi mu Rwanda nyuma ya 94, nyuma ya jenoside yabaye mu Rwanda muri 94, mu by'ukuri twagiye tuyoborwa nyine n'abayisilamu, twagiye tubona ubuyisilamu rimwe na rimwe, ugasanga abayobozi nyine ntabwo wenda bumvwa kimwe bose, cyangwa se bafite amakosa make abantu bashobora kubagira nk'abantu. Iyo turebye ubuyobozi bwa Islam bwari buriho mbere y'intambara, mbere ya 90, ukareba uko bwitwaye muri 94 igihe abantu bapfaga, wibaza uko byagenda uyu munsi biramutse bibaye nk'akone. Kandi biranagaragara ko n'ubundi mu by'ukuri ibyo u Rwanda, ibyo FPR rero uyu munsi ari byo abayisilamu mu Rwanda bazaregwa ubutaha. Kubera iki? Kubera kuko bunze umukono FPR kugeza naho bafata Kagame bamugira imana yabo. Ibyo murabizi. Habaye abashaka benshi, abamufti benshi, ariko tugiye kuri mufti Saleh, murabizi ko yatinyutse akavuga ko ngo Kagame asubiza umwuka abapfuye. Ibi ni shiriki. Nta wundi ufite ugushora icyo gikorwa uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Rero nta gushidikanya ko ari shiriki yo muri ubwo kandi urwo hejuru. Bakora amashiriki menshi, bakora byinshi, ariko mu by'ukuri ibyo byose babiterwa n'iki? Babiterwa nyine nuko FPR yaje ikivanga mu bayisilamu, maze ikabadopta, ikabakora mu bayisilamu, ikabashyira mu buhakanyi, mu guhakana Imana. Nkeka ko ntabwo ari ubwa mbere muzi ko si ibyo gusa bavuze byinshi, hari n'abandi bavuga byinshi, bavuga ko ngo ari intumwa y'Imana. Tekereza, mwese murabizi intumwa y'Imana, murabizi abayisilamu, murabizi ko Kagame atazi no gustanje. Ariko umuntu w'umusheikh, umuntu uvuga ngo yize idini, agafata umuntu utazi gustanje akavuga ko ari intumwa y'Imana. Nakaga gakomeye cyane.
noneho si ibyo ngibyo gusa, ahubwo akavuga ko ari intumwa y'Imana, kandi mu by'ukuri uwo muntu avuga ko ari intumwa y'Imana abizi neza ko yamaze abantu, abizi neza kwisha abantu, yishe abasilamu, yica abatari abayisilamu, yishe abanyarwanda, yarabarangije. Ariko umushehe ajya hariya akavuga ati uyu nguyu ni intumwa y'Imana, Imana yahaye donc u Rwanda. Ni akaga rero, ni amakuba, ni igitangaza gikomeye cyane. Rero iyi Qur'ani abashehe bakomeza kwitobatoba. Nigeze kumva Sheikh Sindayigaya niwe uherutse gutorwa, reka mvuge nigeze kumva Sulaiman plutôt Munyandamutsa Hamisi avuga ku bijyanye n'abashehe nyine bo mu Rwanda, yarabatondaguye, yabavuzeho byinshi kandi by'ukuri, avuga aba donc amakimbirane ariyo, avuga kuri byinshi, mbese yaravuze kuri kanari ya Mukahirwa ya Mukankiko, iyo mwangira ngo abeshi mukurikira Mukankiko mwaramumvishe, n'abataramukurikira mujye kumwumva. Mu by'ukuri yavuze byinshi kandi byinshi by'ukuri, ntako byose ni iby'ukuri. Rero ni igitangaza gikomeye. Donc ubundi mu Rwanda nk'uko mubizi nta matora ahaba, yaba mu nzego zarizo zose, yaba mu rwego kuva ku rwo hasi kugera ku rwo hejuru, no kuri Perezida wa Repubulika nta bihari. Kandi ibyo ngibyo uretse gusa ko abantu bikina bakanga bakakomeza bakajya no gukinata, ibyo Kagame yari babwiye ko nta matora azabaho mu Rwanda, ko bidashoboka ko yakorwaho n'amatora, nta kintu cyamukuraho. Ibyo rero bigaragaza ko ibyo bita amatora nyine ni ikinamico, kandi byibuze baba baranabibabwiye, ntabwo baba barabibabeshye. Hanyuma rero ngibyo ni nabyo bakoresha mu Bisilamu. Ngira ngo impamvu navugaga navuga ngo byibuze ubu mu Rwanda tubonye byibuze umushehe wayobye. Mu by'ukuri Sindayigaya yarayobye kandi yari umushehe mu by'ukuri twemeraga twese. Njyewe mu Sheikh Sindayigaya turaziranye neza cyane, ndamuvuga mu kanya, uburyo munzi mu by'ukuri ndamuvuga. Ariko reka banze mvuga ngo mu by'ukuri byibuze FPR idushyiriyeho umushehe uzwi n'abayisilamu, byibuze we azwi n'abayisilamu, azi koko ko ari shehe. Ariko nk'igihe batuzanira uyu uvuyeho, mu by'ukuri ntabwo twamenye iyo avuye, nta muntu wari umuzi mu bashehe, nta n'umwe wari umuzi. Sinzi niba hari n'uwari umuzi mu bayisilamu. Yewe uyu mugabo ntazi ngo iwabo ni hehe, uhazi azahambwire. Donc uyu nguyu ni umuntu mu by'ukuri FPR yakuye mu biro byayo, iramuzana imutereka mu bayisilamu, iravuga ngo nayobora abayisilamu, ngo ni mufti w'abayisilamu. Ubu rero uyu munsi nabyo ni ikinamico, ariko byibuze baduhaye umuntu tuvuga ngo uyu ni shehe. Niba uyu munsi nta na Imani tumubonaho, ariko byibuze turavuga ngo tuzi ko yigeze kuyigira, yigeze kuvuga ubisilamu, yigeze kutwigisha ubisilamu, twicaye imbere ye aratubwira, kandi ibyo atubwira turabikora, turanabikurikiza. Kandi uyu munsi ari kubivuga ukundi, ari kuvuga ukundi kunyuranye na kwa kundi yabitubwiraga. Mu by'ukuri ngewe uyu Sindayigaya Musa nicaye imbere ye, twari turi mu mahugurwa kwa Kacyiru, hanyuma nicara imbere ye, nzi neza rero igihagararo cye nko ku bijyanye n'impuzamadini Saleh yasinyiye. Donc igihagararo cye yari afite icyo gihe muri za 2005 na 6 na 7 kuzamura, igihagararo cye ndakizi neza. Yari atarayoba bigeze ahangaha, yari ataragurwa bigeze ahangaha. Ubu ngubu sinzi ibyo bamuhaye, sinzi donc bamukuye mu Busilamu, byararangiye. Aho asigaye afata aya za Qur'ani akazitaraduza ukundi. Aherutse gusoma aya nibagiye do naje ahangaha ntayirebye, ariko abakurikira ibyo biganiro barabizi. Ni aya yasomye imwe, iri muri Al-Imran ndakeka, nshobora kuza kuyireba. Iyo aya yavugaga ko donc yasohoye yibasobanuye uburyo bunyuranye cyane n'ukuri, avuga ko ngo abatemera Imana cyangwa se ngo abakristo n'abayahudi, yavuze abakristo ngo bafite icyo bahuriyeho kinini n'abayisilamu, ngo keretse akantu gato cyane,
ariko avuga iyo aya mu by'ukuri yatarutse igice cya mbere ajya ku cya kabiri. Ubundi tuzi neza ko Imana yamanuye ibitabo bitanu, kandi ibitabo byose bikuye muri iki gitabo cyitwa Korani. Imana yamanuye suhufu ya Ibrahim, imanura Taurati ya Musa, imanura Zaburi ya Dawudi, imanura Injili ya Yesu, imanura nyine na Furqan ariyo Korani iyi ngiyi mureba. Nk'uko Imana ibivuga, ntigishidikanwaho, ni umuyoboro ku batinya Imana, ni umuyoboro ku batinya Imana. Iki ntigishidikanwaho, nta aya wasanga aha ngaha ivuguruza iyindi, kandi nta n'uzagereza kuyihindura, kuko Imana yaravuze ngo izayirinda kugeza ku mperuka, bishingiye kuko ibindi bitabo bindi byayibanjirije byahinduwe. Noneho yo ku bugenge bwayo bya bitabo byose irazibikoranyiriza muri Korani. Irangije natwe hararangiza ngo ntituzagire intumwa tuvangura n'imwe, yaba uhereye kuri ba Ibrahim, ba Isaka n'abandi kugeza kuri Muhammad, nta nimwe tugomba kuvangura, zose turazemera. Imana yohereje intumwa nyinshi 25 zanditse muri Korani iyi ngiyi, ariko bazatubwira ko hari izindi ntumwa zitavuzwe, hari izindi ntumwa zitavuzwe nazo twemera, zitavuzwe muri no Korani, ariko nazo twemera. Izo zose Imana itegeka ko tugomba kugira gute, tugomba kuzemera. Rero biratangaje, biranababaje kubona umuntu uvuga ko yize amashuri ngo menshi, dore ko uyu munsi bagakangisha amadiplome. Umuntu akajya hariya akavuga ngo diplome ngo iki, ngo abantu ngo ninjiji, ngo nta diplome afite, ngo diplome ngo mu mategeko y'Ubuyisilamu. Ntabwo ibyo ari byo Ubuyisilamu, s'il vous plaît. Ibyo si Ubuyisilamu. Iyo mudusomera amahadithi, ya Batirimizi n'abandi n'abamuslimu, ntabwo abo ngabo ayo madithi, ntabwo abantu bigeze nta bipapuro bafite bigaragaza university bigeze bigamo. Ariko mugiye kwiga muri zo university mwita ngo zikomeye, mwiga ibyo bavuze kandi batarigeze biga muri za university. Imana rero yaduhaye Ubuyisilamu, iduha umuyoboro nyawe. Rero kugira Ubuyisilamu ntabwo ari ukumenya ibyarabo byinshi. Kugira Ubuyisilamu si ukumenya aya menshi cyangwa amahadithi menshi. Ubuyisilamu ni ugufata Korani, ni ugufata aya, yaba ari imwe yaba ari ebyiri wumvishe, ukayishyira mu bikorwa. Hari ukumenya, hakaba no gusobanukirwa. Koko mwarasomye, mwarize, muranamenya, ariko ikibazo ntabwo mwasobanukiwe. Ubu koko muyobewe tawhid, uburyo itubwira, ikwereka uburyo ibangikanya Imana ryifashe. Hari ukubangikanya Imana mu bumana bwayo, kubangikanya Imana mu mategeko yayo, kubangikanya Imana biri kwinshi mu buryo bunyuranye. Uburyo bugera kuri bune burimo kubangikanya Imana. Uyu munsi bigaragara ko abashaka bo mu Rwanda barimo kubangikanya Imana amategeko yayo. Barafata abayobozi bakabagira Imana, abayobozi baduni, abayobozi bakabagira Imana. Bagafata aya bakazihindura, bashaka kuyobya abantu, bagafata aya bakazivuga ibice. Hari aho Imana itubwira muri Korani, iduhamagarira kumvira abayobozi. Wa ati'u Allaha wa ati'u Rasul wa ulul amri minkum. Iyo ayo bayigezeho baravuze ngo wa ati'u Allaha wa ati'u Allahu
wa ati'u rasulu wa ulul amr, bakarekera aho ngaho. Nyine kuba bakayikuraho kugira ngo nyine abasiramu batasobanukirwa ko ari muri bo. Ubwo bashaka kwereka ko ugomba kumvira mudugudu, ukumvira ministre, ukumvira deputy, ukumvira nde, ukumvira president, nubwo yaba gutegeka ibinyuranye n'Uwisilamu. Ntago ari uko bimeze. Twumvira abadutegeka igihe badutegeka ibitanyuranyije n'amategeko y'Imana, nubwo waba uri mu Isilamu. Ni muri twe kature doni minikum, ariko iyo minikum nayo tuyumvira gusa mu bitarengera amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Noneho rero shyira noneho mu batayaza amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imana yatweretse uburyo tugomba kubana n'abatari abayisilamu kandi neza. Numvishe donc iyo ushaka kumva aba bantu, nigeze kumva ikiganiro cya Sheikh Musa ari kuganira nyine gihaganiraga n'abanyeshuri, avuga ngo mwumva ngo abantu ngo shehe ngo bashehe ngo bayobozi ngo bafungishe kanaka, ashaka kuvuga ko ngo bitabaho ngo niba mwarize ngo mwiga muri za university ngo mufite ngo iyo level ya university ngo ubuyobozi bw'Abisilamu bufite capacity ki ngo yo gufungisha umuyisilamu cyangwa kumufungura. Ariko aragira ngo mubwire ko tuzi Abisilamu benshi bafunzwe kubera abo. Nyine ntabwo ushobora gufata wowe ngo ugere mufunga ko ntabwo ubushobozi ufite, ariko uragambana ukamubeshyera ibintu ngo najye ngo uyu nguyu. None se ejo bundi nabishe hari umusheikh nawe ujya ushyamirana na ba Pepe n'abandi kubera nyine amakosa nyine ari mu buyobozi bw'Abisilamu. Niye kumva avuga ngo abazakurikira ngo Pepe, ngo abazakurikira Pepe nabo bazabakurikirana. Ibyo si ukwirata, si ubugoryi. None se bazabakurikirana nkande? Ubwo se yabaga avuze iki? Yavuze ngo kuki yumva batakurikira Pepe se? Ese uzabakurikirana gute? Ufite imbaraga nyinshi nyine zo kubakurikirana. Ubwo ntabwo ugaragaje se nk'icyo uri cyo, ntabwo ugaragaje icyo uvuze. Iyo uvuze ngo abazakurikira uriya muzabakurikirana, ntabwo mwumva ko ari iterabwoba mubashyira ngo nimuke mumva uriya. Njyewe ukivuga gutyo, nubwo naba ntarumva ibyo Pepe yavuze, nubwo naba ntumvishe n'ibyo wavuze ngo mbashe kubicagura wowe mvuye ngo ibi si byo cyangwa ibi nibyo, ukivuga gutyo mpita mbona ko umunyagitugu, mpita mbona ko ibyo wavuze atari byo. Ukivuga ariko jambo ryonyine, ukivuga ngo uzakurikira kanaka nawe tuzamukurikirana. Ibyo mbizi mu musigiti, ibyo mfite abashekhe bo mu Rwanda donc arabari mu musigiti wavuga ngo ahamagara polisi. Ni gute uhamagara polisi kandi Imana yaravuze ko ibibazo byacu tugomba gukirwa nitujya? Imana yaravuze ko dushobora gushyamirana ku mpamvu zinizi turi abantu. Hake itwereka uburyo tugomba gukemura ibyo bibazo. Nimugirana ibibazo muzagaruke ku Mana n'intumwa yanyu, muzagaruke kuri Qur'ani ntagatifu na hadisi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini wowe urava kuri Qur'ani ukava kuri hadisi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukankangisha polisi, warangiza ngo umuyisilamu, ngo wize umuyisilamu, ngo sheikh. Ukivuga gutyo mutavuna ko kuri fake mu mutwe. Dushyamiranye nta handi tugomba kujya ni ku Mana n'intumwa yayo. Tubaza Qur'ani irabivuga wiki, tubaza Rasul yabivuze wiki. Kandi wama ataakum rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Ibyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuga sikubye aya ziravuga zindi zitari niyo ngiyo. Ahubwo ngiyi ibyo intumwa y'Imana ibabwira mubifate mubifate mubikomeze, nibyo yabujije mubireke. Arikini wowe uvuze ibintu bitari byo, ugiye kuvuga leta, ugiye kuzana Kagame musigiti, ugiye kumubwigisha Abisilamu, ugiye kuvuga ko ari mwiza kandi uzi ko yica abantu, tuzabo yishe, turabizi. Wowe urabizi neza ko wicishije Abisilamu benshi, urabizi ko babeshye iterabwo. Ese umuntu mu by'ukuri umusilamu muzima ufite ubwenge buzima atekereza gute ko umusilamu yakora iterabwo? Ibintu bivugwa na Amerika
muyizi ibyayo, muzi ko ari iterakabuduvayo ku isi, muzi ko ibyo bita amaterabwoba ariyo ibikeya, wowe ukajya kuvuga ngo uzarwanya iterabwoba ushaka gushimisha ayo makafiri, ushaka kuyashimisha tu, ukajya kubeshyira abayisilamu ngo basomye ibitabo, musilamu ngo bajyare barimo kwigira ubuyisilamu mukabafungisha. nta basilamu Musa wayoboye Kicukiro, umutaburire uyoboye Kicukiro, abasilamu yafungishije abazira gusoma, abazira kwisomera ibitabo ni bangana iki? Yabafashe niyo yafunze? Nimwari muri kumwe se? Yari umuyobozi se? Ahabeshya gutera bwo? Abasilamu bari kwiga ubusilamu, bari kwibaza ku busilamu, bari kwibaza ku iterambere ryabo, bari kwibaza impamvu mutayibagezaho, bari kwibaza uburyo ubusilamu buzahagarara ku kuri, bari kwibaza ubusilamu buzahagarara nk'abayisilamu, bari kwibaza uburyo ubusilamu buzayobora isi nk'uko Imana yabitegetse ityo. Wowe ukabafungisha kuko abasilamu bari gutekereza ngo ubusilamu buzayobora isi gute, kugira ngo ubwangizi buhagarare ku isi. Hari aya yo muri Qur'an, muri surat Anfal, ni aya 72 ndakeka wenda twanayireba nka kwihanganira tukanayireba tukanayisoma rwose. Aya ya 70, aya ya 72 muri surati Anfal. Ndatinda wenda kugera kuri sura, ariko niyigeraho ndahita nyibona mu by'ukuri. Ari Araf, ndatikeka ari Araf, ndakeka ari iyi ngiyi. Mwihangane ndaje kugira ngo dukureho urujijo, ni ari Araf 151, ari Anfal 177. Jangan menggunakan urupapuro jangan menggunakan ini. Menyihanganira ijana na 77 nahageze. Aya iravuga ngo ni ane na 73 na 4, navuga ngo na 3 bavuga ngo waladhina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd ila taf'aluhu takunu fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Imana iti inkozi z'ibibi z'abahakanyi zihakana Imana zishyize hamwe kugira ngo zirwanye ukuri kw'Imana. Imana iti namwe nimutishira hamwe
namwe nimutishira hamwe ngo mubarwanye mutegereza akaga n'amakuba n'ubwangizi bukomeye bugiye kuba ku isi. Ibyo Imana yabidusezeranije. Uyu munsi abasilamu nibo bafite ya mbere bwo kuvuga ngo kutabona ibyo FPR irimo gukora, kandi nibo bakagombye kubihagarika ko nibo babibwiwe, nibo babyize. Abandi bose batari abayisilamu babirwanya nta nubwo bazi ko Imana yabitegetse. Bo barwana gusa kubera ko babona ko bagomba kurwanira ukuri kwabo, kubera ko ubundi kamere muntu iri mu buryo bwo kwirwanaho. Abantu batari abayisilamu bo ntabwo baziye aya, gusa ubwenge Imana yahaye abantu kuko biri muri kamere ya muntu bumva ko bagomba kwirwanaho, noneho bakanashakisha uburyo bakwirwanaho, wenda bakavuga bati tugomba kwishyiramo kugira ngo tugire ku ntego iyi. Uretse ko nabo byabananiye, kuko kugeza uyu munsi ntago bishyira hamwe, ejo bakongera bagatandukana kubera ko nta gihagararo nyine bafite mu by'ukuri, cyangwa se bafite nabo ubundi burwayi mu mitima yabo. Abayisilamu uyu munsi bagashyigikira ishyano nk'iri kandi bazi ko ari haramu, bategetswe no kurirwanya. Abayisilamu uyu munsi bakaba mu by'ukuri bajya hariya no gushyigikira ku mugaragaro, mu gihe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu yatubwiye ko ikibi tugikuraho tugikoresheje imbaraga. Bwa mbere imbaraga twabona bidashoboka tugakoresha ururimi. Bwa kabiri ibyo nabyo byakwanga tukabarira ku mutima. Bwa gatatu ariko ngo ni imani dhaifu, imani yo hasi. Noneho abantu bakaba kuri imani ya mbere byo gukoresha imbaraga bakayitaruka, iya kabiri bakayitaruka, iya gatatu bakayitaruka, noneho kandi yo yoroshye cyane. Noneho bakafata undi murongo ahubwo noneho kujya gusingiza bicaye. Ndagira ngo mbwire ikintu kimwe, n'abajya mu matora, niba utoye Kagame ejo akica umuntu agafunga umuntu no buryo umufunze umwishe, uwo Kagame yishe ubumwishe, uwo wamucyaye ijwi, uwo muvuga umubeshya, mubwira abantu ngo gukora ibyiza ngo n'intumwa y'Imana, ibyo akora birakubarwaho. Bari abantu yica nawe uzababazwa. Abantu Kagame yica wowe ntabwo uba wabishe, nta muhoro wafashe ngo ugende bateme, nta ngo wafashe ngo ugende, ntabwo wafashe irase ngo ugende banige. Ariko iki gikumwe wamuhaye, iki gikumwe wamuhaye, ububwiye ngo genda wice bicahaga, genda wice kanaka, nanjye uzazunyice kuko namwe bazabica. Inakwica amaraso yawe uzayabazwa, amaraso yawe yamennye, amaraso yawe Kagame yamennye uzayabazwa, kuko uyayamennye ari wowe umuhaye ubushobozi bwo kuyamena. Arakini ubwo azamena amaraso yawe ariko utaragize uruhare mu kumuha ubushobozi bwo kuyamena, ayo maraso ntacyo azakubarwaho, n'amaraso y'abandi azica ntacyo azakubarwaho, niwe nyine azabarwaho. Buri munyarwanda wese nabimenye ibi ngibi, ko iyo utoye umuntu w'umwicanyi ugashyikira umuntu w'umwicanyi ukamuvuga ibigwi kandi uzi neza ko ubeshya, ngo urashaka guhakwa, ngo urashaka ko uzarya, ngo urashaka kugira gute, ibyo akora nyuma y'uko wamusingije, ibyo akora nyuma y'ibyo wakoze, ibyo byose bizakubarwaho. Yaumar Kiyama abantu Kagame yishe, abo yafunze, abo yangaje, bose bari kubituza ku bitugu byawe uzabaheka. Uzaguti ntabyo nakoze, arakwereka uburyo wabikoze, kwereka ati burya igihe wagenda kubwira abantu ubizi neza ko ari umwicanyi, ari ukabwira abantu ko bagomba ukamutinyisha abantu, ukamutinyisha abantu, burya wabaga urimo kwica nawe. Ibyo wakoraga byabaga biri kukurujyaho kubera kuko wabaga uri kumuha imbaraga zo kubikora. Banyarwanda, banyarwandakazi rero,
yenda tuzagaruka, ntago narishatse kuvuga kuri aka ngaka, ariko nzagaruka wenda mvuga ku kibazo noneho nyamukuru kibijyanye n'amatora mu Rwanda muri rusange, byaba kwa Isilamu ndetse no ku matora dutegereje imbere. Ariko mu by'ukuri mumenye ko ukuri nyako nuko Qur'an ntagatifu idatobangwa, idakwiye gutobangwa, ni igitabo cya Allah. Nta mukwiye kugitobanga yitwaje ngo yarize, nubwo waba warize mu ijuru ariko ukaza ugatobanga Qur'an, ufatwa nka zero, ufatwa nkaho uri igicucu, nta bwenge ugira. Ufatwa nkaho nta bwenge ugira, kuko umumenyi wa Qur'an doko hari kiswa cy'umugabo witwa Umar bin Khattab, ubwo ngo yaraje doko yaje kunyura ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Noneho aje kunyura ngo bajye gusari, agasanga intumwa y'Imana Muhammad arimo kurira cyane, ariko ibyamurizaga nibyo yari yeretswe na Allah subhanahu wa ta'ala muri iryo joro, afite agahinda k'Abisilamu banyuma ye. Noneho ahageze aramubaza ikimuriza n'iki. Intumwa y'Imana iti niba ushaka kumenya ikindiza, subira mu rugo wotse imikati 7, numara kotsa imikati 7 uze nkubwire. Aragenda arayotsa imikati 7 ashyira mu gashashi mu kashakoshi, aragenda ajya ku ntumwa y'Imana. Intumwa y'Imana imwereka inzira iti nyura ino nzira ugende tudruwa, ntukate ntujye iburyo cyangwa ibumoso, genda muri ino nzira, muri ino shyamba ugende, asiga ibyo ugenda ubona. Nubona ikintu kigutangaje ntukagire icyo uvuga, ntukagire icyo ukora, uzagira ibyo umukati ukomeze ugende imikati 7 nirangira ugaruke. Yaragiye, icyo yahuye nacyo bwa mbere, cyo ugeze bwa mbere n'ahantu yageze mu ishyamba, ahura n'inyoni zifite amabara meza cyane, ifite amabara meza cyane muri iryo shyamba mu giti hejuru, iri gusoma Qur'an. Imaze gusoma Qur'an iramanuka irya intumbi y'inyoni ingenzi yayo, irayirya intumbi y'inyoni ingenzi yayo. Umar atekereza iyo Qur'an nzeri iri kuva mu kanwa k'iyo nyoni, atekereza n'uburyo igiye kurya ibitaribwa. Kariya kanwa kavuye muri Qur'an ni gute kajyamo ibitaribwa? Ni ibingibi rero tubona abantu bose doko bakaba bazi Qur'an mu mutwe bayiririmba, ariko nta kimwe ibamariye, nta kimazi ibituza imari ibituza byabo. Barayizibye, arayivuga, akayisoma, akumva ibintu byiza, ariko nyuma y'ibyo ntimumuza gusambana, ntimumuza kwiba, ntimumuza kwica, ntimumuza gukora ibintu byose, ntimumuza no kubeshya no gushyigikira abicaye. Ibyo ni ibimenyetso bizaranga imperuka, niko Rasul sallallahu alaihi wasallam yavuze. Ndeka ntaruka ngera ku mugati ku cya gatandatu. Noneho ngo yagiye agera ahantu hari urutare rurimo doko, harimo isoko igenda yisukanura cyane. Munsi y'urwo rutare harimo inzoka yasamye, y'amazi yose y'isoko hejuru aywa mu kanwa, agenda inywa. Ategereza kwiza guhaga, araheba, arambiwe, afata umukati we ararya, arakomeza aragenda. Ni FPR uyu munsi, ni Birungondo uyu munsi, n'abo bashaje uyu munsi, doko bari abantu barigira gute, imitungo yose ntabwo bahaga, barakomeza gusahura. Byose ni ibintu bizagaragara. Imana yavuze ko ari ibimenyetso bizaraga igihe imperuka izaba yegereje. Iyo muri byo ukuntu FPR irya mubona ihaga, muri Kongo iriba heki bikagira ite, abaturage nta muntu ukigira ibintu, abacuruzi baramburwa, bagira gute, nta muntu ukikira kubera ko azi gukora, nta muntu ukizamuka kubera ko afite imbaraga. Donc byose no gukorera FPR tu n'umwami wayo Kagame. Ibyo byose ni ibimenyetso by'imperuka. Ibyo nibyo byongera nashaka kuvugamo, nibyo doko mbona byari ingenzi kuri ngiye muri kino kiganiro. Hari ibindi nyine ntavuze hagati aho ngaho bitanu, ariko ibingi byo birahagije kugira ngo mubone ko
uko ibintu bimeze muri kino gihe mugeranye n'ibi. Abashehe ngo basomye Qur'an bakagenda gukora amadiplome gusa ngo twarize, ariko zibava mu kanwa n'ibiki nibyo koko mwize? Nibyo koko uzi gusoma Qur'an, uzi kuvuga aya na hadith, ariko se bikumariye iki? Tubine nka cya kinyoni nyine gisoma Qur'an cyanangiza kikajya kurya intumbi. Ubusiramu nta muntu uri ikintu kipfishije. Ariko ibyo bigaragaza ko umusiramu bazarya haramu, bica abantu kandi basoma Qur'an banayize. Nuko mubafungisha, nuko mubicisha, ngo bigabiro ari hehe? Saka ngambane kanyuse, si umusiramu se? Ayo tubwira icyo ku buvandimwe bw'Isilamu, kugeza naho twihanangizwa kubera ubwo buvandimwe. Ali muslim akhuri muslim haramu maruhu wa damuhu wa irdu. Umuyisilamu, umuvandimwe wundi muyisilamu mugenzi we, kikaba kizira kikazizwa kurya, kumena amaraso ye, kurya umutungo we, ndetse no kumwambura agaciro ke. Sibyo mwirwa mukora? Sibyo mwirwa mukora? Arangiza ngo mwarize ngo za Qur'an idafite umumaro usimaze iki? Nose yubona nyine abantu babatinyuka. Kera abashe twarabo bahatwe ko mushajyaga imbere agasoma Qur'an, agasoma ibimurimo, akakubwira aya, akakubwira ibyo ukakubuza gusambana, ukabona koko biramubabaje, ukabona biri mu maso ye, ukabona koko niki, ukabona ntiyabikora. Uyu munsi urabuza gusambana, nta nako ntimukibibuza. Doko musigaye musingiza gusa, mukakwigisha mu misiti hirya no hino ngo Kagame, FPR, amadwani mukayasomea, nimukakora ibingibi. Ibibazo ibyaha bibera mu Rwanda ntabwo mubivuga, ubwambuzi bubera mu Rwanda ntimubivuga, ubwicanyi bubera mu Rwanda kuki kuki iyo mwumva abantu bapfuye, mukumva abantu bafungiye gusa, kuki mutajya kugaragara, kuki mutigisha, mutubwira abantu, mubabwire uburyo umuntu wishe undi azahanwa n'Imana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mubabwire uburyo umuntu wibye undi azahanwa n'Imana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakagaragaza ibyo ibimutegereje, niba yiba, ibimutegereje niba yica, ibimutegereje niba bahotera abantu. Ku Qur'an bivuga ibyo mubuzwa n'icyo kubivuga, aho mukakuzana ikinyuranyo cyabyo ngo mugiye kutubwira ko uwo wica abantu ari intumwa y'Imana. Ibyo no buginga. Murakoze, murakarama. Shana comment ndayibasabye, kandi abatabishaka mubireke nanone. Murakoze. Yes.